muraho neza, karibu ku rubuga dusangire ubuzima. Haratangira ikiganiro gishya, mbifurije guhirwa mu nzira zanyu zose. Gahunda ni ya yindi, dusangira amasomo y'ubuzima kugira ngo icyakugira umumaro ntukigire ubwiru, ahubwo ugifashisha abandi. Twaganiriye kuri bya biganiro amasomo y'ubuzima, ariko ubu dutangiye ikiganiro gishya ku biganiro akenshi bidakunda kuganirwaho muri sosiyete nyarwanda. Iki gice cy'ibiganiro nacyise UTARASHAKA. Mu mibereho y'abantu kugira ngo sosiyete ikomeze ibeho, nuko habaho uruhererekane rw'abamaze gukura, abari hagati, ababyiruka ndetse n'abakiri bato. Abo bantu bose bagira umumaro kandi n'imbaraga z'igihugu. Ibyo byiciro abantu benshi babinyuramo, ariko hari n'abatagira ayo mahirwe. Hari abigihe cyabo cyo kubaho kirangira bakiri impinja cyangwa bakibyiruka. Ikindi ni uko gukura mu myaka ari ibintu bikorwa bidasabye uruhare rw'umuntu ku giti cye. Kuko iminsi 365 iyo ishize ukiriho, ku myaka yawe haba hiyongereyeho umwe. Ariko ibyo ugeraho muri iyo myaka, hari ibyo ugiramo uruhare, hari n'ibindi bishobora kuba birenze utabasha gushyikira. Usanga sosiyete zacu zipimisha abantu igipimo kimwe, kandi zigashaka ko abantu bose bagera kuri bimwe mu gihe kimwe. Iyo bigeze ku gushaka cyangwa se kubaka urugo, hari igihe utabigeraho mu gihe sosiyete yaguteganyirije. Utarabigezeho agafatwa nk'uwishe amahame rusange ngenderwaho, ndetse ku ngero zitandukanye, akaba yakorerwa n'itotezwa mu bitekerezo cyangwa mu marangamutima ye. Burya nta muntu n'umwe ukunda guhora yisobanura, kandi nta n'ukunda guterwa ipfunwe. Bimwe rero mu byo dushobora gukorera abantu, hari igihe tubiterwa no kutamenya. Ariko kutamenya ntibiduha uburenganzira bwo kwica ihame ryoroshye imibanire rivuga ngo uko wifuza ko abandi bakugirira, ariko nawe ubagirira. Igice cy'ibiganiro kizavuga cyane ku bibazo sosiyete yacu yibaza, kubitwa ko batinze gushaka, ndetse n'uburyo twafatanya kuzamura imyumvire kugira ngo umuntu wese yubahwe, ahabwe agaciro kubera ko ari umuntu, bidashingiye ku byo yagezeho cyangwa atarageraho. Umuco wo gukoza isoni no gutera ipfunwe ntabwo ufasha, cyane cyane mu bihe tugezemo, aho kwiyubaka bisaba imbaraga ndetse n'ibyemezo bimwe na bimwe bigasaba ubushishozi bwimbitse. Tuzagira rero ibiganiro bitandukanye, hari ingingo zitandukanye tuzaganiraho, kandi ntabwo ari njye uzavuga njyenyine. Tuzaba twumva n'amajwi y'abandi bantu bagize icyo babivugaho. Kimwe muri ibyo biganiro kizavuga ngo ese kuba ingaragu muri sosiyete utegerejeho kuba wubatse ni ubuzima bumeze bute? Ese haba hari itariki ntarengwa yo gushaka ku buryo uyirengeje aba abaye umutwaro kuri sosiyete? Ni iki sosiyete ishinja abantu mu gihe batinze gushaka? Cyangwa se n'ibindi bibavugwaho nyamara bishobora kuba atari ko kuri? Ese abo batarashaka bo ni izihe nama twabagira kugira ngo bumve ko bafite umwanya muri sosiyete? Wowe wagize amahirwe yo gushaka muri icyo gihe sosiyete yakugeneye, abo batarashaka ubabanira gute kugira ngo mukomeze mutizanye imbaraga? Nyuma tuzasoza ibiganiro turebera hamwe iby'ingenzi twize. Ntuzacikwe rero muri ibi biganiro, kuko turi muri sosiyete twese biratureba. Dusangire ubuzima.